twafashe umwanzuro yuko nimongera guturitsa twe turikorera ibirago tugahunga. Abanenga abaturage batuye mu murenge wa Jabana mu kagari ka Bweramvura ho mu karere ka Gasabo bavuga ko babangamiwe na kampani ituritse intambi muri aka gace izwi ku izina rya Kariyeri de Mirikoline kuko bibasenyera amazu yabo. Aba baturage bavuga ko ubuyobozi bwari bwabijeje ko ntawe uzongera guturitsa intambi batarimurwa ariko ko bikomeje kuba ubuyobozi bwabo burebera. Ngiye ubwanje byangizeho ingaruka ku giti cyanjye mpora mbivuga buri gihe n'ubu mfite amabaro twandikiye ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bwa mine bigaragaza dusaba kurenganurwa. Ubwo baturitsaga umunsi wa mbere umudamu wanjye yakuyemo inda akuramo inda birarangira ngiye gutanga ikibazo banyereka ko ntacyo bivuze nta nicyo bimaze birangira gutyo. Turabangamiwe tutangamiye n'ibitambi kubera ko biratuzegeje n'imitima amazu yacu akagira no kuburiri usanga ni mugoro ugiye gusasa kuri rusanga ibinonko byahananutse byituye ku buriri. Nimwe abana barwara inkorora ibicurane natwe ubwacu guhumeka ntibyemera n'uguhumeka ugahumeka umwuka w'ibimashini byabo. Nkuko abaturage babivuga ngo mu rwego kugira ngo iki kibazo kitamenyekana buri uko baturikije intambi umuturage ahabwa amafaranga 10,000 yiswa y'insimbura mu byizi bo bafata nk'uburyo bwo kubajijisha. Niki tumariye ahubwo ni uburyo bwo kutujijisha kandi twe twasabye yuko bagomba kutwimura tukavamo kubera ko ibyacu birimo birangirika. Twebwe kugeza ubu niyo nsimbura nibayireke badukuremo twe kugumya gupfira kurwara nk'inda nta kintu tumarira bite nuko n'amaso yacu arasaduka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Ndanga Patrice avuga ko iki kibazo ubuyobozi bukizi kandi ko iyi kampani ya Kariyeri de Mirikoline ubuyobozi bwayihagaritse guturitsa intambi muri aka gace kuko bibangamira abaturage ndetse agashimangira ko niba bongeye guturitsa nk'ubuyobozi bari bwitabaze inzego z'umutekano. Ubundi koko ibyo muvuga nibyo bagomba kubanza bakimura abantu bari muri reyo ya metero 300 aho bagiye gukorera akazi. Twari twarakoze inama rero tujyayo dukorera inama n'izo kampani ebyiri icyo gihe twanahavuye izo kampani zombi ariko abuye ko ari Kariyeri de Mirikoline tubabwiye ko bakomeza imirimo yabo ariko hatarimo guturitsa intambi. Rero ejo bundi banza ari kuwa gatandatu baraturikije barenze kuri ayo mabwiriza twari twumvikanyeho. Ubwo icyo twakoze ni ukubahagarika. Kariyeri de Mirikoline rwose twarayihanangirije ubwo ibyongeyeho dushobora no kubishyikiriza polisi ikababaza impamvu bakora ibintu binyuranye n'amategeko. Nubwo ubuyobozi buvuga ko bahagaritse iyi kampani guturitsa intambi muri aka gace ku ruhande rw'iyi kampani umuyobozi wayo yatangaje ko batigeze bamenyeshwa ko bahagaritswe bityo kuri bo bakomeje imirimo yabo. Icyo kuduhagarika cyo ntacyo tuzi kuko nta muntu bahamagaye nta niba twabonye. Icyo tuzi ni inama yigeze iba mbere yaho mu byumweru nka 3 byashize. Noneho twumvikana ko tukiri mu gihe kigerageza twebwe hari amakampani abiri ubundi. Tuba ko tukiri mu gihe kigerageza ari ibijyanye n'intambi turi mu kugerageza n'ibijyanye no gusya. Twumvikana ko tuzajya nibura tubikora gakeya nk'inshuro imwe mu cyumweru byaba ibyo guturitsa intambi cyangwa se gusya naho tugasya nibura nk'inshuro 2 mu cyumweru. Ni ukuvuga ko mwe mutemeranwa n'ubuyobozi ko bari kuvuga ko babahagaritse? Ntago twemeranwa ko ntabyo tuzi. Ni ukuvuga ko mu gihe bari kuvuga ko babahagaritse mwe mugiye kuguma mu gakora ibikorwa byanyu kuko bababwiye ko mwaba mugerageza n'ubundi? Yes niko batubwiye. Aramutse rero ari andi makuru mashyashya ubwo bayatubwira ariko ntayo tuzi. Aba baturage bavuga ko bagerageje kwandikira inzego zose zibishinzwe kugera no ku kigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro gaze na petroli ariko ko ntacyo bitanga bakaba bashimangira ko nibongera guturitsa izi nkambi bari bwikorera ibyabo maze bagahunga.